Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, twizere yuko ibintu biri kugenda nk'uko wabipanze, niba kandi atari ko bimeze, ibintu byahindutse ukundi, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka ukagerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya ibyiza bihora imbere. Iyo ucitse intege rero aba ari igihombo gikomeye. Uyu munsi biranga, ariko ejo haba hari icyizere cy'uko birakunda. Nanone twizere yuko we dukurikiye muri aka kanya wamaze gukora subscribe, tunaboneraho umwanya wo gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe. Muri abantu b'agaciro, ni mwebwe mutuma tudacika intege zo gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Niba utarayikora rero bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandeho, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Nta kiguzi bisaba, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cyabajijwe n'umwe mu bakunzi bacu, ikibazo kigira kiti kuki abantu beza bagerwaho n'ibigeragezo. Iki ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Akenshi iyo tubonye umuntu w'umunyakuri utabangamira abandi, wicisha bugufi, ariko agahura n'amakuba, twibaza impamvu ibi biba, kuki biri kumubaho. Bamwe baribaza bati ese Imana ntibona ibyo abantu beza banyuramo? Cyangwa bati ese kuba umuntu ari mwiza ntibyakagombye kumurinda ibibazo? Reka tubisesengure neza. Ikintu cya mbere tugomba kwibuka ni uko abantu beza, nubwo baba bafite umutima mwiza, ariko burya nabo ni abantu nkatwe twese, bafite intege nke kandi batuye mu isi yuzuyemo ibibazo kimwe na buri muntu wese. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 11, ku bakunda gusoma ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera bitewe n'uko byita, hagira hati ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Ibi bivuze ko ibyago bishobora kugera kuri buri wese, yaba mwiza cyangwa se mubi. Kugira neza rero ntibivuze ko wowe utazagira ibigeragezo. Icya kabiri, isi tubayemo yuzuye ububabare cyangwa se ingorane nyinshi. Ijambo ry'Imana rivuga ko isi yose iri mu maboko y'umubi, ni ukuvuga ari we Satani. Akaba ari we rero uteza ibibi byose tubona kuri iyi si, byaba indwara, ubukene, amakimbirane ndetse n'ibindi. Reka dufate urugero benshi tuzi, urugero rw'umugabo witwaga Yobu. Yari umuntu mwiza pe, w'intangarugero, warangwaga no gutinya Imana ndetse no kwirinda ibibi. Ariko Satani yamugabyeho ibitero, amutwara ibyari bimugize byose, harimo ubukire, abana ndetse n'ubuzima. Ariko se byari bivuze ko Imana itakundaga Yobu? Oya rwose. Ahubwo Yobu yahawe igihembo nyuma yo kwihanganira ibigeragezo byose byamubayeho, kandi aba n'urugero rwiza rw'ubudahemuka. Icya gatatu tugomba kwibuka ni uko burya ibigeragezo ni ishuri kuri buri muntu wese. Bibiliya ivuga ko ibigeragezo bidufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Umuntu mwiza ashobora kunyura mu bibazo, ariko ibyo bibazo bikamufasha gukomera, bikamufasha kwihangana ndetse no gutekereza cyangwa se gutegereza iby'Imana yasezeranije. Ikindi cya kane, abantu beza ntibibagirana imbere y'Imana. Ntabwo ijya yibagirwa imirimo myiza ndetse n'ubudahemuka bw'abantu nk'abo ngabo.
Dusoza rero twibuke ko kuba mwiza cyangwa se kugira neza ntibikuraho ibigeragezo. Isi tubayemo nayo ntitunganye, ibibi biyirimo bigera kuri buri wese, yaba umuntu mwiza cyangwa se yaba utari mwiza. Niba rero wowe udukurikiye muri aka kanya hari umuntu uzi ko akomeje guhangana n'ibibazo, nubwo ari umuntu mwiza, nubwo ari umuntu w'inyangamugayo, wibuke ko cyangwa se umwibutse ko atari wenyine. Imana imwitaho kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwe. Mwakoze cyane rero kubana natwe kubw'igihe cyanyu mwamaze mwumva iki kiganiro, cyane cyane wowe watangiranye natwe kuva tugitangiye kugeza aho tugisoreje. Wakoze cyane pe, ni ibintu by'agaciro, umwanya natwe tuwuha agaciro. Hanyuma niba iki kiganiro wagikunze, ubona hari inyigisho zirimo zafasha abandi, turagushishikariza kutihererana iki kiganiro, ahubwo gisangize n'abandi. Wakwibaza uti bikorwa bite? Niba utibuka uko bikorwa, nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandaho rimwe, noneho ukabona uburyo bugufasha kugisangiza n'abandi. Hanyuma urabona n'andi magambo like, uyakandeho, bituma natwe tubona ko ikiganiro cyagiriye abantu akamaro. Hanyuma ikindi dukunda kubibutsa ni uko niba hari igitekerezo ufite wumva twazaganiraho ubutaha, igitekerezo cyawe gihawe ikaze, nk'uko uyu nawe yabashije kutubaza iki kibazo akaba aricyo twaganiriyeho uyu munsi. Nawe rero igitekerezo cyawe gihawe ikaze muri comment tubwire, hanyuma ubutaha hari ibyo tuzavugaho. Nuko rero ndumva ari ibyo, tutabarambiye. Mwakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, mukore, muronke, mugere ku iterambere. Bityo twifuriza buri muntu wese ukunda iyo sengesho, tumwifuriza kugera aho ava akagera n'aho agera. Mwakoze pe, naho ubutaha, bye.